ntabwo nzi neza niba abakora mu nteko y'ururimi n'umuco ari abakirisitu, ariko icyanshimishije ni uko ibyo banditse bijyanye n'uburyo umunyarwandakazi akwiriye kuba yambara bihwanye n'icyo Bibiliya idusaba. Bibiliya idusaba kwambara imyambaro ikwiriye. Ibi ngibi wabisanga muri Timoteyo wa mbere ibice 2:9. Iyi myambaro rero ikwiriye nk'uko inteko y'ururimi n'umuco yabisobanuye, ni imyambaro itagaragaza ibibero, ni imyambaro itagaragaza inda, imyambaro itagaragaza amabere, imyambaro itabonerana, imyambaro idahambiriye umuntu ku buryo ibice bye by'ibanga ndetse n'uko umubiri we wose uteye bigaragara. Hari abantu bamwe polisi yajyaga ifata bakavuga ati, "So ubundi ni hehe handitse